urivumbura giye icyo mpfa nuko nkubwije ukuri bw'ibindi nawe uzabimenya uko bizagenda. inyota nawe wari uyifite pe cyaka cyari kiguhitanye akabyara ko nsigaye wagira ngo sinsigaye nsinda gusa ahubwo wa mugani ntaza gutwarwa n'inzoga. dore ibintu batwandikiye, dore ibyacu byatangiye kumenyeka, dore ibyo byose n'ibyo umuntu yatwandikiye. ndavuga ni ibintu reka mbifatirane mbikwereka hakiri kare gushaka uburyo ukemura iki kibazo, kuko urabona amakuru yacu yose atangiye kujya hanze, abantu benshi babimenye. ndagira ngo ukemura iki kibazo, urabona ko ibyo byose n'ibyo batwandikiye. ndagira ngo rero dufatanye ushaka uburyo wakemura ikibazo tutarasiba. nakubeshya mva nanjye ndumva ubwanjye byancanze pe, ndumva byancanze ntazi ikintu cyo gukora. ese ugeze hehe? none se mbigera hehe ko n'iyi saha ntazi nanjye ukuntu byagenda kugira ngo wenda amafaranga nyabona. ibyo nakoze ni ziriya proposi zo kuri banki kandi namaze kubidepoza. igisubizo cyane tugifite ejo kuri banki. nibura subona ibyo bakubwira hari icyo bizatanga cyangwa urabizi ko n'ubundi ya banki muzira urabizi ko yari ifitemo amashares n'iki. nagerageje kubasobanurira mbabwira n'ikibazo mfite uko kimeze n'iki, bana baranyumvise mberekana n'amanuza mfite, berekana ukuntu uzabasubiza amafaranga yawe n'iki, mbona bari kubyemera. ariko nyine ikibazo rega wa muntu we buriya adanahangayitse, buriya uriya mwana nubwo namubona wenda n'amafaranga nubwo arayatwe ariko nkamubona kuko simbizi ahari, sinzi ibyo arimo, sinzi iki. yes amafaranga ntagaruta umuntu. ndahangayitse kuba nshaka kubona uriya mwana, ndumva ashaka kumubaza impamvu ya byose, ndumva ashaka kumubaza ikimutera ibintu byose. ndabyumva byagutera urujijo wa mugani kumenya. kandi ubu urabizi nyine baraje iwabo nabo baraje bahagararira mwete umuhungu wacu nyine mukase. ubu ndaje njye mva erega ntacyo ndabona buretse umunsi imiryango yahagurutse zuzabakizwa n'iki. none saba ubwo gahire yigeze aza kukureba umukobwa wawe se? mu minsi ishize yari kumbwira ngo tuzane hano, ariko navuga ngo nta mwanya afite, niba yaraje kukureba sinzi. yaranshaka se? se kuriya mukobwa namubwiye ngo azaze tugane ku kibazo cy'uriya mwana, kuva ava hano tukibiganira bwa mbere agahita agenda, ahubwo ukabona nyine kwa kundi yaje abaha amakuru nyine ubu simbizi. ni ibyo ngibyo ashaka kuza ngo muganire, ahubwo nayo nzi ko yaje. hanyuma se ntabwo nawe ndabona, kereka niba yaraje ndi mu kazi none ntibambwira, ariko nta kuri ku makuru mfite nawe ndabona pe. se ariko hari ikindi kibazo gikomeye. rya soko ejo barampamagaye, barambwira ngo ese ko mwaparitse imirimo n'abakozi bose bakaba baragiye, bimeze bite kandi muzi ko twabaye avance y'amafaranga menshi? byagenze bite? mukaba mutaranditse ngo mugaragaze ikibazo mwagize, mugaragaze n'imbogamizi, bimeze bite? rero mfite n'amafaranga nagiye wenda ashyira kuri konti bloke ngo azandegera mu gihe ntazaba ngize, ariko igihe cyo kuba igihe nabahaye cyo kuba nayakoraho ntibiragera. naho byose naragerageje byose naragerageje nta gisubizo ndi kubona. ahubwo ikintu nteganya imbere nimbona iyo banki itemeye gukora ibyo byose, ikintu ndi bukore turasubiza amasoko ba nyirayo. oya none se kuzikora cyane ibibazo. nese icyo uhitamo nuko nahemuka nkajya nemera ibyo ntabasha gukora akayumva. ibibazo ndagerageza ushakishe ndurebe nuko wabigenza kundi, ariko kuvuga ngo gusubiza amasoko icyo cyo hapi ntabwo cyashoboka. yavuga umugabo nibwo nyimenya ko umugabo afite umumaro mu rugo kabisa. ugomba kuhagararaho umugabo ukabona umugore kubwira ibintu bigatungana rwose. gerageza ukuri iyo bwabaga. ngo iki? iyi ngabo nawe isomero urebe. mzee kweli kabisa. agasasi hamona ka aha simbona ofuro yimereye nabi. ofuro simbona yimereye nabi, ariko gushyiramo ikimana cyahise ko amafaranga yo kwigushisha yabaye make. ndakaraka none ibirungo byose bigiyemo
none se amakuru sha amakuru ni fo mwana uracamo ari meze tese fresh nari hano arimo kuganguza wanjye irimo guterura ni baba kabisa ni ibiryo wenda mbese mwana ikigurupe cyawe bimeze bite groupe yanjye yise cya kigurupe cyawe na bamigere n'abandi ese groupe yawe groupe yanjye sibona tubanye nkuko mubanye wowe nabasanga muri kuru y'abantu bangaye aho buri mu groupe genda umuntu uza gutyo gusa sinzi imana nanjye ntabwo ahubwo niwe nakabaje ntabwo mperuka guhura nabo manje mbona nibereye muzanjye bana wewe hari ukuntu mumeranye kweli gute se hagara ko amakuru bari ukuntu mumeze nanjye nka Nese amakuru ya cyakirana ngo nibigere manje amafaranga cyatire kimwe kuyarira ko izuba rimeze nabi ntabwo cyakwicira umuntu cyaka umuntu abe yamusanga yamugurire n'akamwe ndabizi manje ari amamiliyoni agiye kuyamara wenyine manje aya mu miliyoni ari yateruye nyine ariko se amakuru ntayo ufite kweli byo nabyo mbanzi bana yateruye amamiliyoni nawe nabikuye imana nabwiye ko duherukana nabo ayo makuru ujya naba nayakuye he ntabwo duherukana mani sinzi ibyabo kuri kweli kugisha ukuri ubu nta makuru ufite iramuniga ameze atese ahantu sinabwirwa n'ikimana ushatse wambwira tukanyarukirayo tukareba uko twigenza Miguel se ega muheruka kera mani muheruka kera namaze iminsi nari najya ntabwo mba mbaheruka mani amakuru yabo sinyazi bimeze bite se byagenze bite kwa Miguel mani ni ibibazo ntubizi ko yateruye amamiliyoni akagenda ni wabuze eka ni kampani yakoreraga yateruye amafaranga aragenda urabizi atababwiye sikonzi ko ari mwe ushaka kunkuramo amangambura ariko urabizi ese ko ari we mani we nigaye na ntuzana ariko gutubara ko ari niga zanjye sinabasanze n'ubundi muri inshuti mani aya nkurikije ukuntu mbanye n'abari abantu n'ibyo bajya bankorera mani nareba n'ukuntu we mumeranye ari amahoro bimeze neza murongera mukiyunga si byanyu bamenya ari ibiki nese abana makuru ya sinyazi nese kumbaza mani bitewe shabara muniga kuri abamige n'iki kintu nge nabwirwa n'iki bambaza cyakirara ngo ni David se byo bimeze tubutumwe nizere ko abumuhaje mani kuva cyagiye ntabwo nongera guhura nabo asaje ugenda ukayibwirira mani ako surana bafite umwanya wo kugiye kwirirwa nyuma y'abaraba niga mani ewe ntuhazi se ese kure nakubwiye ngo umumbwirire nari inyobeye ko hari cyangwa uwe mazi ayobe ntabwo nari kumwibwira mutagomba ko mani uzagenda umwibwire kabisa nge nta sinzi agaye ntabwo ndi umunyamakuru nge byari kumvikana neza ugenda ukamumbwira ukamubwira uko ibintu bimeze kubera ko nje nawe tumeze dute aho byakumvikana uko wagenda ukamwibwira nka nyirabyo ko se jewe ahaba ntuhazi ndahazi pe kandi nagiye kugutuma ari uko ntayobeye ko aba hari cyangwa mpazi ariko nge nagutumye mfite impamvu ngo ese wazamuhamagaye ntabwo nawe ibintu bakora ibintu bakora ntabwo kiriya mani kiriya kiniga niba ubwo yaraguhemukiye ariko diri zanyu nyine sinabyivangamo namenya mufite umunsi mwashwanye ubu mwamenye neza ibintu byanyu rero urumva nese umuntu niba mushwanye kabiri kangahe akagira akongera akabizana ubu ngubu urumva haba hari urukundo rurimo ma simbizi mani mwe mujya mwigirira ibyanyu gusa ntabwo nkwimye amakuru ntabwo nyakwimye mani ahubwo nuko nta kibazo kandi unyigiraho nk'umuntu wa cyane w'inshuti yanjye ariko wamutipe ntabwo ari hafi mani ahubwo nuko nta makuru bafite mani ntabwo nakubeshya ari mu rugo twari turi aho turamara nta kibazo rero nari njyana ngo tuganire ku kibazo kijyanye n'umwana nta kibazo nari narakubwiye n'ubundi ngo nutuzuzaga ariko tuganire ndabitugeze ndakubura ko nari mpuze nyine ariko ubu ngubu mbonye ko ari ngombwa mbere yo kuba ku ishuri ndavuga ati naza tukabiganiraho nkumva wenda icyo ubimbwiraho kuko uko byagenda kose nawe uri umubyeyi we kandi wamureze igihe kinini n'iki ntabwo rwose humura pe ntabwo ngiye kuvuga ngo ngiye kumukwambura cyangwa se ngo ngire gute kuko uriya mwana amaze gukura afite uburenganzira bwo guhitamo kandi ubu ngubu icyo nshaka ntabwo nshaka ikintu cyamubabaza rero nkagira ngo tubiganireho
we aba yahisemo kuba yaguma ahangaha njye nyine ubwo najya ukanyemerera nanjye nza nkamusura ahangaha nta kibazo, yabyemera ko ndi mama ugomba ko nta kibazo, yahitamo kuza kuba iwanjye ntabwo nta kibazo, nkumva ko wenda wabyihanganira ukabyemera nawe ukajya uza kumusura, byose nkumva twabyumvikanaho ariko ku buryo umwana bitari bumugireho ikibazo cyangwa tumubangamire. Niyo mpamvu nyamukuru nanjye ngo tubiganireho kuko rwose ntabwo ngiye kumukwambura pe, ibyo byo ubyikure mu mutwe kuko ndabizi ndakumva kandi nanjye ugerageze unyumve, aho tureba uburyo ki twabibwira n'uriya mwana ku buryo wenda twese yabasha kutwishyikiraho akumva ko nta kibazo. Sinzi wenda wowe uko ubyumva. maze rero nubwo nakubwiye ngo uzagaruke tubiganireho wenda ntugaruke cyangwa ntugire gutenga, mwatwariye ibintu hejuru ariko iyo mugerageza kunyumva mwari kunyumva. Njye nkubwije ukuri ngitora umwana wanyu ntabwo nigeze menya ko ari umwana wawe, ntabwo nari mbizi kuko nawe sinari nkuzi. Urumva wenda umuntu navuga ngo nabimuhishe ni Miguel, yego nubwo we nta burenganzira nawe afite bwo kubimuhisha ariko yari umwana kandi nabona Miguel atari numva atari umwana yarera undi. Urumva ibyo kuvuga rero ngo wenda numva ufite imyumvire irutiye mama wawe ko mama we yambwira ngo nyine ngo aramushaka ngo bajye kumwirera n'ibiki ariko mukibagera kuri ya mwana agiye gukuza imyaka 16 ni mukuru. Uyu mwana ni mukuru afite amahitamo ye kuko nawe ubizi neza kuva ku mwaka umwe kujya ku myaka 16 urukundo uba wahaye umuntu ntago gwapfa kuzimangana umwanya n'umwanya wenda ngo uvuge ngo ibyo ngiye gukora ndamufashe ni nk'umufuka ngiye nguteretse hanga. Uriya mwana ni mukuru kandi ngiye sinigeze ngo akanira wenda ko umwana namukwima cyangwa nabimuhisha n'iki, ahubwo icyo nashaka kuva mbere nukuntu tuzabisobanurira uriya mwana akabyumva akakwiyumvamo akiyumvamo se. Ese ko inkuru y'umwana isubira inyuma wamenyera ahantu bigera ari nakubeshye pe ko mutaza ahantu ari nanjye ko ntaza ahantu aherereye. ubu uwo mwana n'uyu isaha ndi gutekereza umutwe uriya mwana numva nanjye ubwanjye ntibiri gukwigwamo. Saherutse we yita saherutse gupfa se wundi ntituza hari kugera iyi saha. None si cyo ushaka niki ko bimubwira kuzaza ukabimubwira ko tuzabimubwira turi kumwe, mbese ntago uransobanura neza icyo ushaka. Okay, ibyo byari bya mbere kugira ngo nkumvishe wenda ko nta mutima mubi mfite kandi nashaka no kubaranda namuhutaza cyane nkaguhutaza kubyo ari byo byose nawe uramwezura umubyeyi pe, nubwo utamugiriye ku gise ariko kugeza ubu ngubu niwe mubyeyi we nawe azi. Rero kubera iyo mpamvu kuko ari nawe yakuze areba niyo affection yose wagiye umuhereza ngiye kubimubwira ndumva ari ibintu bigoye pe, sinzi ko yahita abasha kubishikira no kubyumva. Njye numvaga nagusaba ukazayifatira umwanya witonze ukafata ukamwicaza ukayimumbwirira ukamuganiriza uburyo bwose wabikoramo ntabwo muzi, wamubwiza ukuri kose ukamuhera mu mizi ukabitekerezaho uburyo ki wayimubwira ku buryo ki bitamugiraho ikibazo cyane tugire ikibazo bikabasha kugenda neza. Gusa ngiye ku ruhande rwanjye ndumva nge bitaba byiza ari nge mbimubwiye, numvaga byaba byiza nkabasaba mukazihangana, ndabizi ko ari ibintu bitoroshye ukamuganiriza akaba ari we mubwira. Nta kibazo nzabikora. Murakoze cyane ukatumva ubwo ari ibyo ngibyo kumara kumuganiriza maze kumubwira gusangira uko bimeze n'umwanzuro wavuyemo niyo nzaza kumusura bitewe n'uko yabyakiriye. Inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye.
inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kitabo